icyo numvise nuko hariho noneho urwikekwe rukomeye hagati ya Kabila na Tshisekedi. Kabila ari powerful, afite influence mu gisirikare, afite ibiki, noneho Tshisekedi nawe mu baturage. Kuvaho kwa Tshisekedi birashoboka, biroroshye cyangwa birarangiye ntago kivuyeho tutegereze manda irangire? Oya, yanavaho kuko nkuko nkubwire ashobora no kumwica by the way. So niko twebwe dutangira je nkiri muri ibyo bintu bya za revolution n'iki ko nabibayemo nuko twabibona. So Uganda Museveni yagiye mu ishyamba kurwanya kwari kurwanya system yari hari. Turabasuhuje inshuti mu dukurikiye kuri Primo Media Rwanda, twizere ko muri amahoro aho muherereye. Nkuko bisanzwe buri ku cyumweru tuba turi kumwe na Pastor Peter Musisi tuganira ku ngingo zitandukanye zirebana n'iyobokamana na politike. Pastor Peter Musisi na mahoro. Muraho. Ndabasuhuje ka bayobozi ba Primo Media TV. Nishimira umurimo mukora mu rwego rwo kugira ngo habeho kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana n'ibiriho muri politike y'isi, kugira ngo bifashe wenda abantu kubari muri ibyo muri zo areas z'imibereho, kugira ngo bagire icyo bunguka. Rero nkabona umwanya wo gusuhuza bacu bose bavuga ikinyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze bakurikira icyano, n'abari mu bihugu binyuranye cyane mu migabane yose y'isi, tutibagiwe n'abacu bavandimwe nk'abarundi n'abanyamurenge, abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga b'Abarwandafone, noneho n'abafumbira n'abahangaza n'abandi bose bo muri Uganda mu Kinyarwanda. Imana ibaho umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu. Pastor Musisi, murabizi ko tuganira ku ngingo zitandukanye zirebana n'u Rwanda, akarere, Afrika ndetse n'isi muri rusange, ariko akabihuza nanone n'ibyahanuwe ndetse n'ibigaragara mu buhanuzi. Pastor, uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye. Turahera mu karere nk'ibisanzwe, turebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu amakuru aturukayo arebana na coup d'etat yari igiye gukorerwa Felix Tshisekedi, ngira ngo arabikurikiye. Hari kandi amakuru arebana nuko bari kuvuga ko ingabo za FARDC cyangwa se ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zitabaza umutwe wa FDLR kugira ngo M23 ihashywe. Turaza muri Afrika kandi turebe izi coup d'etat ziri kuba mu bihugu bya Afrika, hari abari kuzihuza no kuba dusubiye mu myaka ya za 60 na za 70 na za 80 aho igisirikare cyafataga ubutegetsi akaba ari cyo kiyobora igihugu. Bati Afrika irimo irasubira inyuma muri demokarasi, demokarasi tajya wemera cyane. Turanareba rero ku ntambara Ukraine n'Uburusiya. Mu kanya nani munsomano kuri internet mbona abanyamerika babwiye abaturage babo kuva muri Ukraine, ndetse barimo baravuga ko mu cyumweru gitaha ari bw'iyi ntambara ishobora gutangira. Abanyamerika bavuga bati Amerika buru nako Ukraine n'Uburusiya intambara izatangira mu cyumweru gitaha. Pastor, reka dutangire tureba ibya coup d'etat yavuzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo Kongo ni kimwe mu bihugu nabyo ukurikira hafi politike zabyo. Iriya coup d'etat byavuzwe mu witwa François Beya, wari umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bijyanye n'umutekano, ndetse abamuzi bavuga ko ari nomero ya kabiri uvuye kuri Perezida wa Kongo. Yakoranye na Laurent Désiré Kabila, akorana na Joseph Kabila, none yarari gukorana na Felix Tshisekedi. Bikavuga ko rero yashatse kumurika ku butegetsi. Ibyira coup d'etat wabikurikiye ute, biteye bite muri rusange kwa byumvise? Ngiye ko nabyumvise ntyo kuko ibintu byose bigenda biba, ariko twe tuzi yuko icyingenzi gikomeye ko tuzi umugambi w'ibyo ngibyo. Umugambi w'ibyo ngibyo tuwusanga mu nomero ya 11 y'umugambi wa Illuminati wo gusenya ibihugu. Muri uyu mugambi hari icyo twita to keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then managing such crises. Ukuvuga ngo hariho gahunda yo gusenya ibihugu
abantu bagenda hariho gahunda yo kurema imidugararo. Iyo midugararo ikaremwa hagamije kugira ngo noneho uburyo bwo kuyijera cyangwa uburyo bwo kuyimaneginga cyangwa uburyo bwo kuyigenzura buranira ibihugu bikorera aho igenda ikorerwa, noneho kubaho kwabyo no gutera imbere kwabyo kunaniwe, noneho abantu babe impebeye urwaje. Nicyo bashaka rero gukora, nicyo bakora muri iyo gahunda, ni ukugira ngo isi igende ihinduka ukundi. kandi hariya aho za kudeta zikorwa nanone za kudeta zirakorwa ariko effectively ntabwo zishobora ntabwo bariya bayoboye za kudeta ntibashobora kuyobora ibihugu ngo bashyire ku murongo, kuko igihugu kirafatwa cyamara gufatwa leta igiyeho ya gisirikare n'urugero ntishobore kubona recognition internationally ariko cyane cyane regionally muri ibi ngibi byacu bibera muri West Africa, cyane cyane biriya bihugu nka Mali, Guinea, Burkina Faso. Habaye ikibazo yuko biriya ibihugu bikikije biri mu ngirwamuryango ngo ubumwe bwa ECOWAS bo babafatira ibihano bagatangira kubadindiza, noneho bikarushaho kuzana ibibazo aho kuzana ibisubizo. Iyo badindije nta n'ibindi bakorera, cyane cyane biriya bihugu bidakora ku nyanja nka za Mali cyane cyane na Burkina Faso, zo baziha ibihano byo kutabemerera neza ibintu byabo bigera ku nyanja, bikabura uko bigenda, ibyo bacuruza n'ibyo bagura. Usibye nka Guinea yo ibyo byose bifite uburyo bifite igera ku nyanja, ariko ibindi bakabidindiza muri buriya buryo, kandi nayo barayidindiza kuko bafite ibyo bayikuramo ibyo bagira, ariko ba nyiri ubwite hejuru baba babiteguye bicicikiye ntibakunze no kubyitaho. Icyo baracyemera bakabeshya ngo babahaye ngo ubwigenge ngo kwikemurira ibibazo nk'abanyafurika mu miryango yabo, ariko ibijyanye n'inyungu zabo ntibabyiteho cyangwa se ntibareke kugira ngo abirabura cyangwa ba nyiri ubwite babyikemurire. Bityo rero ibyo bakora, ibyo bakemura, ibyo bavuga ni ibintu gusa bijyanye n'inyungu zabo, nk'uko bafashe Mali bakayiha ibihano ngo kuko yazanye abacanshuro b'Abarusiya ngo bayifashe kurwanya ibyihebe, kandi Abafaransa bari bahari ntacyo bari barakoze, ariko mu rwego rwo gushaka kugira ngo bayinanize bayigushemo, noneho bashobora no gusahura umutungo wayo n'ibindi byose kitari igihugu, kuko bafite gahunda yo kugira ngo ibihugu byose bibwe muri kategori yitwa failed statehood, byo kuba bitashobora kuba byashobora kwihagarikaho. N'ibyabaye muri Kongo rero bifite isano y'ibyo, ko Kongo ubundi Kongo mu mateka n'iriya Berlin Conference ibaho ya Partition of Africa, ibihugu byose byasibanira kugira ngo bigire akantu gato babibona kuri Kongo. Niyo mpamvu kuri Kongo tubona Abaportugali, tukabona Abafaransa, Ababiligi bose basibaniye hariya, ndetse n'Abadage bashaka kugira ngo nabo Kongo bayegere. So Kongo rero ifite ikintu gikomeye cyane, ubu rero icyo barwanaho nacyo Kongo ubu ntabwo bikiri muri ubwo buryo bw'ibihugu kwisibaniraho, ahubwo y'umutungo wayo ugomba gukoreshwa mu nyungu z'iterambere ry'umugambi karundura wo kwigarurira isi. Kuko na biriya bihugu byabyo tuvuga ngo ibihugu bikomeye twavuze yuko ari abami 10, ariko bariya bose tubita minions, ni abagaragu nanone ba system iteguriza umutwaro ukomeye ariwe Antikristo uzaza gutegeka isi. Ariko pastor bamwe bati kudeta yo muri Kongo kuba itarashobotse wenda ntabwo byabiri muri uwo mugambi, kuko biramutse biri muri uwo mugambi n'ubundi yaba yarashobotse nkuko n'ahandi zagiye zishoboka. Nta nubwo rega bariya bakora ikintu kigamije inyungu zabo. Ubikiriho muri Kongo so kuvanaho Kisekedi no guteza akaduruvayo icyo bita crisis kadashobora kuba nta n'umuntu uzakajera ngo bikunde, kuko ubu ngubu icyo numvise nuko hariho noneho urwikekwe rukomeye hagati ya Kabila na Kisekedi. Kabila ari powerful, afite influence mu gisirikare, afite ibiki, noneho Kisekedi nawe mu baturage
ibyo ari byo byose nubwo bavuga ntiyatowe ariko aho bigeze ubu niwabona nka perezida wabo kandi rero bamukunda wenda kurusha uko bakunda Kabila. Hari n'abakoze imyigaragambyo yo kwamagana kudeta abaturage buriya rero n'abatari bamutoye ubu ngubu bashobora kumuhindukira kuko bareba wenda yuko hari inyungu bareba arwanira usibye ko abanyafurika muri rusange nta n'inyungu bamenya burya bagira inyungu wenda navuga bose bahuriraho wenda nk'ikintu cy'umutekano ariko ubundi nta bintu bistrategike by'ubwenge bindi bashobora gutekereza rero jewe natekereza ngo icyo bashaka narivuze nk'iriya kudeta yabaye muri Mali ntabwo yabereyeho kugira ngo perezida wari uhaveho nta nubwo yabereyeho kugira ngo perezida uyu musirikare wenda nawe bamufashe kuko bahise bamugambanira abafaransa bavanaho ingabo zabo mbese baramuhakanya baramwango yazanye abarusiya b'abacanshuro kandi nabo ntacyo bari barakoze ukibaza kuki badashaka yuko niba ikibazo cya Mali ari inyeshyamba z'abayisilamu kuko na ziriya nyeshyamba akiri usibye gusa abantu babasuka batazi ibyo ari byo iriya mitwe y'ibyihebe iteganywa n'abariya babishyizeho nibo kandi nabo ngabo n'ubundi nibo bazanye n'izo ntamba n'abo basirikare babo ngo baje ngo gufasha kugira ngo bacubye urwo rugamba ariko ntabwo mu by'ukuri bari icyo baba bashaka ntibashobora kurwana izo nyeshyamba zirashyigikirwa ni ngo turazi zino ngabo ziba muri Kongo zirarwa gusa zirazikora iki ntabwo nubwo yaba ari umumayo umuntu ushobora kujya kumurasa cyangwa kumufata oya ni uguteza gusa ibintu biri aho ngo barinde abaturage ariko icyo bakora ni iki hari Dr Rusajya avuga ngo babita les messieurs de la paix ngo bashinzwe kubungabunga amahoro ariko akongera akabangaho kubita gutyo ngo umuntu yabita les messieurs de la guerre ahubwo abatuma intambara zibaho bari abasirikare because they supply arms nibo baha intwaro bakahiriya imitwe ihari y'abama buriya abamayimayi n'abaterroriste bariya bari the same ni bamwe nuko bariya barwana bitwaje idini n'uburyo ba ADF tuvuge n'abandi kandi bakica mu buryo butandukanye bafite umujinya w'abadayimoni bazi ngo barakorera Imana ariko abo ntibakorera Imana zisake ni abantu gusa they are economic survivors bashaka ko babaho kuko igihugu cyamaze kugwa urubyiruko ntibafite icyo barya ntibafite icyo bakora kandi benshi baciye no mu mashuri bakumva rero the only option ni ukujya muri iyo mitwe kandi mu kujya muri iyo mitwe ni ukuvuga ngo igihugu ntigihari igihugu kiba kiri weekend ufashe nka Eastern Congo ukafata Ituri ugafata Kivu zombi ubwo ukabushyizemo na Maniema kuko ibyo ni igihugu gikomeye cyane kinini gishaka kugara n'igihugu nka Tanzania cyangwa nka Uganda isemo n'u Rwanda n'iki byose none bajya kureba ukareba aho hantu hangana hatyo ntabwo mufite effective political cyangwa administrative control none se iyo niba mutashoboye kuhategeka mutyo bamwumva yuko bizamera bite abantu barapfa bari barasuhuka abadepite baho ngaho birirwa baryana kuko bari mu moko bamwe turababembe turabanyamurenge abandi turabafurero none ibyo bintu abandi bati hari nabo numvise ngo bitwa abahutu hari nabo bitwa abahunde mu Kivu y'Amajyaruguru those guys ugasanga ntabwo ibintu birebera hamwe n'amoko ubwayo akarwana so inyungu iri muri iyi ntabwo kudeta cyangwa kutaba kudeta icyo bashaka ni stability kuko buriya nubwo Kabila n'uburiya yaba atavuye huriya wa Tshisekedi ariko uriya mwirya n'urwikekwe rwaje muri politike narwo rurakomeye ruratuma inzego za politike zicika intege niho n'igisirikare bagatangira kutakizera cyane cyane ko kiri officered by officers ba Kabila bo yasize usanga na perezida ubwe afite security administratively ibintu bikagiwandabaga ntibamukuyeho ariko nubwo bamusize nta cyari butungane kuko ubu ngubu ahahera nawe ntahazi kuvaho kwa Tshisekedi birashoboka biroroshye cyangwa birarangiye ntago kivuyeho tutegereze manda irangire oya yanavaho kuko nkuko nkubwire ashobora no kumwica by the way kuko bari abantu bari hari bamukishije afite ubushinga hari abajenero bafashe n'abaki bafunze nuriya Beya usanzwe ari umutasi ukomeye uwo rero ariko se nta nubwo anakomerwa gese nyamara umuntu nk'abariya ngo arakomeye n'abantu bamugira ngo arakomerwa ntabwo bakomeye formation afite ahubwo avuga yakoze mu butasi ukareba ko yakoranye na Laurent Desire Kabila agakorana na Kabila fils agakorana na abakomeye so ubuhanga tuba tumurebana ahubwo turareba influence yari afite inshuti yari afite abo yakoranaga nabo kugira ngo akore
atekereze gukora kudeta nuko yiyumvaga yuko afite ubushobozi bwo kuyikora. None ubwo yapfubye iyo kudeta, ubwo yapfubye, ese abo yakoranaga nabo n'abandi bose they can be disgruntled, bashobora kubutagira kutamererwa neza. None ahubwo bagapanga umwanya wo gukora kudeta bagakora icyo bita assassination, bakaba barasande buriya. Kandi ninde wamurasa? Ntabwo ari bo, nk'uko bishe Kabila Senior bakoresha izindi forces n'izindi bakamwica. Icyo kugira ngo igihugu yirite cyangare, kuko kira ubu ngucyo bashaka no kugira ngo nuko ngira ngo mutazi ubundi umugambi no kuvanaho n'imipaka. Bino bihugu bitogo bifite n'imipaka bigomba no kurekeraho kuva yuko bifite n'imipaka ubwo bikiheba, nk'uko ureba Somalia imeze, nk'uko ureba ahubwo akamuzi no ngabo zikomeza zikahaba, noneho bakazarangira babivuga kiriya byo bashyizeho imipaka, national independence, sovereignty and what have you, bigomba gutakaza agaciro. Kuko hari gahunda yo kuvuga ngo imipaka igomba gukurwaho mu bihugu byose, kugira ngo cyangwa ku isi yose niyo kigamije ni ku isi yose. Kwa mugari no muri European Union ngo byavuyeho imipaka. Yes, buriya byose birateguriza gushyiraho igihugu kimwe, global what we would call a global political entity. Igihugu cyose kikaba isi yose nk'umubumbe, ikaba ari guverinoma imwe, ahandi hagasigara nka bwa provinces n'iki byose, kugira ngo amutungo n'abantu bashobore kuba maneginga no kubacanganya, kugira ngo bavana hanga abantu batware muri Australia, muri hehe ubigiye gukurikira no kuzavana mu abantu mu Burayi baza kubatuza muri Afrika, kuko bavuga ati namwe muri Afrika turabatuza iwacu, muri wari kugira ngo inyoko muntu bayigosore. None pastor, hari ibimenyetso bishobora kugaragaza ko Tshisekedi aho kugira ngo akorerwe kudeta ashobora kwicwa? Nari byashoboka cyane cyane ko ashobora kwicwa. Wayi kuko bari abantu abamukuyeho bafite influence. Kabila afite influence bamushyizeho. Buriya Kabila ureba ntabwo ari abagiye Kongo bamushyizeho, no kuvaho kwe ntabwo ari bamukuyeho, ni tactique. Wabonye ajya mu buhungiro se hari icyo atinya se? Afite n'ahantu yafashe hangana nyabona akarere k'u Rwanda, aragiramo inyamaswa ze yibera na parike ye. Buriya afite protection utashobora kumenya hituruka, ntabwo bafite. None se washakaga ko ahunga gute kandi yarerekanyije ubutegetsi mu mahoro? No, Kabila baramukurikirana n'amafaranga ngo yibye, baramukurikirana n'ibindi bintu ngo by'abantu yishe n'iki. Ibyo ntibivuze ko umuperezida ahita ahunga. No, maybe baramubeshyera akavuga ati reka ngume mu gihugu ngaragaze ko ndengana. No, ntabwo muri Afrika ariko bimeze, no ku isi yose. Umuntu yari uzinze power, even influence nawe ko haba ntabwo ndetse ntabwo bari babona yuko mu bihugu byinshi bahunga. Urareba bavuga ngo barakorega ibi n'ibi. Nose bari ba Jean Pierre Bemba ba Katumbi ntibahunze. Nabaya ya Jame forget about that one. Ndavuga muri Kongo ubwabo. Ntibahunze se bariya ba Katumbi Bemba. These guys had to flee bakajya hanze y'igihugu bakazagaruka nyuma y'ibihe. Ariko uriya mugabo nta nicyo yumva afite, ntayishisha. That means afite backing ya gisirikare, afite n'izindi nyungu abandi bamproteja, ariko bari mu mwijima utabona. Ariko muri Kongo ngira ngo itegeko nshinga rivuga ko perezida ucyuye igihe ajya mu nteko nshinga amategeko, kandi nawe nibyo yakoze. Ariko iyo batangiye kukurega bakurega ibyaha bikomeye, kuba senateri biba byaguprotecting niko ntabwo bishobora kuguprotectinga when you have lost power, mu gihe bafite ibyo bakurega. Kandi Kabila ari muri Sena aracyarimo, ariko kuba Sena ntabwo bivuze ngo afite ubushobozi bwa politiki kuba bwamurinda mu gihe bamuneze ibyaha bikomeye nk'ibyo ngibyo bamuneze. Ntabwo byakunda. Ibyo rwose nuko tugomba tukubireba tukabyitegereza tukamenya naho niyo biva niyo bijya. Ikindi cya kabiri tugomba kureba yuko ese ubundi inyungu ziri hehe zaba ari abantu, icyo bashaka ni igiki? Ese ubundi Kongo nk'igihugu ni iki? Ese Kongo iri hehe? No, ntabwo ibaho. Yes, so rero nibwira ko tutatize kuri Kabila wenda kugira ngo kumaraho umwanya katurebe wenda uko situation imeze. Nibwira ko Kabila niyo mpamvu ngenda kubwira gahize threat, arakomeye kandi afite inyungu ahagarariye ziri international, afite amasezerano afitanye na bashebuja
imyaka 10 baramugoraguje baramufasha bagira bate. None pastor kuki baba barahisemo kumukuraho kandi hari amasezerano bafitanye? No, ntabwo bamukuyeho. Bareba gucubya abaturage. Abaturage bari bamwanze. Abaturage miliyoni 80 ba Kongo ni benshi kandi ngira nka 70 miliyoni bari ntibamushakaga. Ubu rero bashobora gukora creating situation yatuma bamwifuza. Kuko baramushaka. Ashobora kuba afite ibyo yabasezera azabakora kandi ko biragaragara. Yiberaga hariya yiryamiye ingabo za Kongo zari zisakura ibindi zaboni. Niyo mitwe y'amayima yiyongera ntacyo bari bakagize. Ubu rero kuba weakeninga Kongo buriya nka Kabila we yari umusore afata Kongo ntabwo yayifashe bamaze kwica se. Ninde wamushyizeho bamaze kwica se? Urabizi wamushyizeho bishe Kabila. Ninde wishe Kabila subundi amaze kwica se akiri umwana w'imyaka 24 baramukoresheje yica se? Birashoboka ariko siva ngo nibyo. Ndavuga nti byashoboka kuko ukuntu yamaze kwica se noneho bakaro bashyiraho umukoroneli witwa Koroneli Kapeni wishe se bakamucikisha ntuzibubuni yari n'urubaza rwahise rurangiriraho. Yasuze impamvu Kabila siniya bamwishe. Kabila afite ibitekerezo bya kera bya Banyerere ashaka kuzana ibintu bya revolutions. Yirukana ingabo z'u Rwanda yego ahuza na Mugabe azana siyasa Tanzania azana ibiki babona yuko azanye abantu gukanguka kandi ibyo ntabwo bijyanye n'inyungu zabo. Noneho rero bagira bate eliminated him kandi umuhungu we yarahari kandi bajya kumwica umuhungu we bari bamubonye kugira ngo rero bamukureho kugira ngo byumvikane. Force yari ihari y'igisirikare ninde wagombaga igisirikare cyari gihari kugira ngo disintegrating bagomba gufata wa wundi wari ukirimo ufite influence ya se akaro bashyiraho kandi yarabyishimiye bijyamo. Ubwo rero amaze kubijyamo bamukoresheje amasezerano bakoranye nawe n'ibyo bumvikanye kuri Kongo ntabwo ushobora kubimenya kuko we n'umuntu w'umucanshuro sinzi bamwe ngo afite amafaranga menshi ari mu Burayi he hose n'ubutunzi bwe arisahurira nyine n'ibyo bamurega miliyoni bamureze miliyoni zingahe miliyoni 100 what magana izo miliyoni kandi bamureze nizizwi. Je ntangazo n'igihugu nka Kongo buriya muri 78 Kabila yari afite miliyari Mobutu Sese Seko Ngebendu kuko wazabanga yari afite miliyari 6 muri banki zo mu Busuwisi. Baramaze basanga usibye Queen w'Ubwongereza newe wari uwa kabiri mu bitwa sovereigns bategetse bafite ubutunzi bwinshi ku isi yose. So rero ubwo rero iyo turebye Afrika tukareba uko abantu uko bameze nibyo njyambwira inshuti zanjye zirimo na Professor Rusa yuko biriya bintu batekereza bya Pan-Africanism bashaka ibindi baba batekereza muri iyi minsi cyangwa se cyo bita guhindura umuvuno. Pasi ibintu byakumvikana nko guca intege abanyafurika. No, guhindura umuvuno wabitekereza kuruta kuba mu cyo bita wishful thinking. Gutekereza wifuza. Je nkanjye rero nabivuyemo je nereka Imana yanyeretse yuko Kristo ari we nzira inyoko muntu yose. Aho bundi wapi nta kintu ari cyavamo twashobora kuba twabona. Hanyuma rero pastor muri iyi minsi haravuga ko ingabo za Kongo na makuru kugeza haragirira gihamya gihambaye. Ariko nta abasirikare ba Kongo ngo barimo barafatanya na FDLR kugira ngo bahashye M23 cyabarwanye umutwe wa 23. Ukibaza ibi bihatsi ki niba u Rwanda ruvuga ko FDLR igizwe n'abasize bakoze ibyaha bya genocide mu Rwanda, genocide yakorewe abatutsi, hanyuma FARDC igisirikare cy'igihugu kikaba kiri kubabwira ati muze mwebwe mudufashe guhashya M23. Nakiriya nicyo gikwereka insecurity the weakness of the state institutions. No kuvuga niba igisirikare cy'igihugu idashobora kuba cyarwana ngo gihashye abanzi, noneho kikifashisha abantu rede bazwi yuko ari terrorists nkuko bajya babeshya ngo bagenda bafunga batubahaye ko ba terrorist kandi ari ababo n'ubundi. No kuvuga yuko nicyo cyakintu nakubwiraga, that's failure.
ntabwo ufite confidence mu gisirikare. Ibyo na Kabila yarabikoze ubwo yazanaga abasirikare ba Exfar, icyo gihe bitwaga Exfar, batari bazamwe na mitwe ya FDLR, abari muri Central Africa, abari muri Congo Brazza, aravuga Laurent Désiré Kabila kurwanya forces bavuga yuko zari zivuye mu burasirazuba zarwanyaga actually zamushyize ku ntebe, kuko Kabila yari amaze kubona yuko forces zamushyize ku ntebe kugira ngo azihindukirize. Ntabwo yari yizeye igisirikare. So icyo yakoze kwari ugushaka abo diehard fighters bavuye mu ba Exfar kugira ngo bamufashe. Kandi ndibwira yuko uzi yuko ziriya gisirikare no muri Central African Republic uriya General Bizimungu nafashe leta irago bitoga sinzi aho ngaho bitoga bakorera siba no bitoga Pascal Lissuba. Izo ntambara zabaye muri Congo bazize mu ruhare, barangije baraza bajya muri Congo, ndavuga Congo Brazza, bagaruka kwa Kabila barangije baramufasha. Incidentally aza kugwa muri ibyo ntuzi n'amakimbirane yo gupfa ko yaturutse, ariko icyo nzi nuko yari afite ideologically yari umuntu ufite biriya bitekerezo bya Pan-Africanism nubwo kubwe nkurikije ibyo Che Guevara yamuvuzeho yuko yari umuryi w'ihene gusa n'abagore no kujya mu bagore. Icyo kintu Che Guevara yaravuze ngo ikintu cyamubaje nuko yari azi ngo arakorera afatanyije n'abantu b'abagabo, ariko yaje gusanga abafatanyije nabo nta bantu babarimo. Umwe muri bo ni Kabila wari ushinzwe kurya ihene yose akayimira ahandi akigira mu bagore. Rero yarebye yuko revolution y'Abanyafrika cyane y'Abanyekongo itakunda ibyo yari yakubayeho. Yari yarabonye muri Cuba, yari azi ngo na hano abantu ba hano muri Central Africa b'Abanyekongo, yari azi yuko urwo rwego baruriho nabo baba abantu bakagira imyumvire nk'iyo yashaka kubashyiramo, ariko ntabwo bari kuri urwo rwego. Ni abantu bitabiraga ibintu ari abaryi gusa. So rero Kabila imyaka yari amaze kuba na mukuru n'iki yagiye ku kintu cyo bita colleaguism, icyo bita politics of colleaguism. Yatekereje abantu ba Mugabe bavuganaga nawe ibitekerezo bya kera byo bufatanye bw'abirabura. Ngira ngo muri Tanzania hariho Kikwete n'abatari atari Muzeyi Mwinyi Mkapa basympathizingaga nawe ko n'umuntu wari warabaye iwabo. So abari rero barabitinya yuko uwo mwuka w'ibyo bitekerezo bya kera wababera imbogamizi, cyane cyane igihugu nka Congo batakifashe mu maguru mashya. Ntabwo ari igihugu wafatira ibyemezo ngo kirababare. Buriya Congo ntabwo wayiha sanctions nk'izo baha ibihugu bindi. Sanctions zihise nta kintu, ikibazo cy'igitafite ni management. Yaba cyari gifite effective management, bafite ibintu byo bacukura bakagurisha kandi barabikeneye, bafite kandi baba barwana kugira ngo ibyo Abashinwa batajya ngo babigure ko ari za uranium zaki za zahabu zaki. Ni igihugu gikize cyakabaho kigaburira bariye ko gifite umutungo kamere. Sinacyo subwa ahubwo kibagaburira, cyakaba kibagaburira no mu buryo bw'ibyo kurya ahubwo cyakwihaza kigakora byose. Ariko bagipangiye Umubutu yakoze umurimo ukomeye kugikora kuriya, bari ni ikintu bari bazi. Kabila rero nawe hari icyo bamuteganyagaho, ariko bari ko bazanye ibintu byitwa demokarasi, kandi iyo demokarasi bakabona yuko igihe cyayo kirimo kirarangira, bagiye kugarura cya kindi cyo kugira ngo bashobore gukontorora bakoresha udutsiko tw'abantu bakeya kandi bafite intwaro kugira ngo bakontorore ibice byinshi bya Afurika. None Pastor, bivuze iki ku Rwanda kuba igisirikare cya Congo kirimo kirifatanya n'umutwe utavuga rumwe cyangwa n'umutwe u Rwanda rushinja ko wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi? Bivuze iki ku Rwanda no ku mibanire y'u Rwanda na Congo? Ari icyo bagomba kumva. Dozi kuri bari abantu bamaze hari imyaka myinshi. Yego, FDLR. Yes. Kubihaba ntabwo ihaba ku bwayo. The Club of Rome ari cyegeranyo ngize gusoma kera, nzongera nkareba niyo yari ishinzwe actually the Club of Rome ni imwe mu mitwe ni mu miryango y'ibanga ya Illuminati ishinzwe za conflicts all over the place, harimo nizo muri Africa. Za conflicts rero ni bande bagomba kuzishyiraho, ni armed groups. FDLR ni yari muri zo. Niyo mpamvu ushobora kubaho imyaka n'imyaniko, ariko se ikintu kibara imyaka 30
bari ahantu kandi bapfa basaza bagira bate aho ugasanga bafite viga barakomeye baragira no hariho suppliers ariko ideology irahererekanywa kandi nicyo ngira ngo cy'ingenzi iriya ideology koko irahererekanywa n'itangwa ariko the material and moral support nayo ugomba kwihaga ituruka ise ibyo babaha amafaranga ibituma bagira morale kuba kumva yuko bafite backing Brazil babikura muri ari amabuye bacukura muri Kongo nabo bakagurisha nkuko nyine kuba hatari umutekano bituma ushaka gucukura uko ashatse mu kajagari no baracukura ibyo nabyemera baracukura ariko kuko bariya ntabwo baguha amafaranga batabaje ku exploiting bashobora kubaha ayo mafaranga bariya kuko abacukura nta nicyo bagira abayobozi babo nibo bwenda bafite nayo mafaranga ariko ikibaha nk'intwaro no kubabwira bati mukumure turi kumwe namwe cyo nyine ubwacyo kirahagije mwigira ubwoba ntacyo muzaba tugenda kandi twebwe tubafitiye gahunda babibwira ubusazi bonyine abandi bagategeka abaturage batwe tumeze gutya nabo bareba uko bakomeye hari abajyayo kubareba rwihishwa gereze kuva ambasaderi w'Ubutaliyani bishe hariya yaragiye he waramwumvise naramwumvise kuri route 2 numero 2 hariya naramwumvise yaragiye hese jewe ndashaka umuntu azambwira hariya muri yashamba yaragiye yari ibyo njya nibaza ariko simenye ibyo ari cyangwa nose pastor yaragiye mu byukuri je ndakibaza nanjye diplomate hariya muri yashamba yaragiye kukuriki yaragiye guhura ahantu hari imitwe yiterabwoba dagaye urubini ahantu hatari n'umutekano nta n'umutekano uhari ubwe nta na convoy afite zo kumurinda je ntabwo numva neza biriya ni ibintu wenda ariko tujye dutekerezaga natwe twibaze dagaye yakaba ari Kinshasa niho imirimo yikorerwa yose diplomatic whatever diplomatic mission ye is best there yakaba yari ari hari rero kuza ahangaha mu Eastern kandi akaza muri danger zone kuva ngo bamwiciyeho nta nubwo banavuze icyo yaragiye gukora nta n'iki those are the guys who bakora linkages hagati y'ibyo bintu ni wabo n'iki byose so rero iyo baje nk'abo ngabo n'abanyamakuru hari n'abandi baza ntitubimenye kuko bataza kumurasa tubaza kumenya ngo yahaje kuko byamenyekanye kuko yarashwe nta wari wavuze ko afite urugendo aho yarashwe nta n'ibyo yari yateganyije by'ibirori biri buhabere yes icyo cyo ngo gitekereza cya kabiri kindi hariho gahunda yo kureba nkuko twabivuze nta gihugu bashaka ko kigira amahoro ibihugu byose bigomba kuruzinga credibility and independence and therefore cause economic and social chaos ibyo rero kugira ngo bibeho nuko n'u Rwanda rwaba dragged muri ibyo bintu even including Uganda uretse Uganda gutwara abakira igisikara gikomeye n'iki byose kwiruka inyuma y'abari abantu batagira adresse ADF bakava bakajya hariya bakavaho nabwo ntabwo bigeze bakurashinga ariko wenda barabadisorganizinze yes ariko they have not money to crash them ntabwo bashobora kuvuga ngo abantu noneho twabaciye intege bagize bati ko baragenda bakajya mu giturage bakagenda bagacika mu buce hano hagaca 10 kajya hariya kandi bari armed aho bagera hose abaturage barahunga ntabwo ari ba bantu umuturage abona akavuza induru habo niba abantu umuturage abona nibyo yaratetse akabisira hakiruka noneho bakajya muri bya bintu umuturage yararimo bakarya bakanywa amatungo bakabaga bakagira bati kandi ni mu mashyamba nta mihanda ntaki those groups 20 30 50 I mean 20 ni bake cyane kugira ngo rujye kubahiga wohereze igisirikare cyo kubashaka ntabwo ari ibintu byoroshye kandi bakorera muri terrain igoye ishyamba so rero nkabavuga yuko okay you can keep them at bay wabawe nk'igihugu mwabamo bakanze badisorganizinze ariko mwebwe mbamuspendiza amafaranga menshi na resources kugira ngo managing abo bantu kandi icyo gisirikare ntabwo kizabayo permanently kibaye igihe kirekire the cost will be very high bagaburira aho bagenda aho bakora iki operation costs bibiye bitwara amafaranga y'igihugu menshi pastor ibi bintu bishobora guteza intambara mu karere kuba ingabo za Uganda zaragiye hariya guhashya ADF hanyuma FRDC igahita yifatanya na FDLR bizwi ko ari umutwe u Rwanda rusaba gushyira intwaro hasi bakagaruka mu gihugu bagasubizwa mu buzima busanzwe abafite ibyaha kurikiranwa bakabikurikiranwa ariko se jewe nta bishobora guteza intambara mu karere kuko aho ngaho hiyongeramo n'abantu bitwa Red Tabara b'i Burundi
noneho ukumva ibihugu byose by'akarere kameze nk'ubwiki ni ukuvuga ngo iyo nkuru ya FDLR kuba iri hariya yifatanyije na leta ntabwo nayumva neza niba ari ibintu byaje ariko biramutse ari byo cyaba ari ikibazo gikomeye mu buhe buryo icya mbere Uganda yagiye hariya already yabaye invited kugira ngo irwanye umwanzi wa Uganda umwanzi wabo nka Uganda kandi n'umwanzi wabo nka Congo yabaye invited cyangwa yarabisabye I would say both it requested it was a request which was received and granted happily kubera ko by the government of Congo kubera ko nabi Congo bwa yari bangamiwe na ADF ADF yicaga abaturage b'abanyekongo noneho kuko nabo bumvaga ari ikibazo kuri bo byabaye easy to grant iyo urebye ADF even President Kagame yarabivuze mu minsi ishize ko muri among the ADF members hari abaje guhungabanya umutekano w'u Rwanda bashaka gutera ibisasu mu Rwanda yes none niba muri ADF harimo abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda Uganda ikabiri kubarwanya hanyuma FRDC nayo ku rundi ruhande kifatanya na FDLR urumva ko gatogo ko kubona M23 na Red Tabara ibi ntabwo ari ikibazo ku karere ariko nta nubwo ikibazo kuri bari babikora kuri twebwe ni ikibazo ariko kuri bo that's the game ni umukino ni umukino kugira ngo bagere ku byo bashaka ibyo bashaka se nibi ni chaos wese nkuru Rwanda bashaka ko rubaho kugira ngo habe genocide bayirebera hari agatabo kitwa Paving the Road to Hell nasomye harimo ingingo ivuga ngo ibintu nk'ibyo ngibyo bibaye ikintu bakora no kuvuga ngo after baravuga ngo sore ngo byarabaye ngo ariko let us forget the past ngo let us look forward for the future ngo reka turebe biri imbere twibagirwe amateka noneho ngo none uwo mukino ngo ugahoraho wisubira mukavuga muti ubushize bakoze biriya none ubu twari tuvuga ngo ibyabaye katubyibagirwe tureba hazaza none hazaza naho ni habi kurenza past yes naho bagiye bo niko that's the game niko bakora let us forget the past and turebe twe guheranwa na mu Kinyarwanda bavuga ngo twe guheranwa n'amateka ahubwo turebe imbere yo tujya imbere se tujya ni hehe ko imbere yo tujya no bahamaneginga ari no badetermininga uko hazamera noneho barangiza bakatugabadushora muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ubu kamwe nk'urugero u Burundi bari bafatiye ibya imbago ibihano u Burundi bavuga ngo burica abantu ngo ibiki byose ariko just yejo abanyamerika baza gutubikuyeho bari bavuze ko no Burundi ngo bwanze bya covid n'ibiki baburega ibintu byinshi kuva ku ntwaro ya president nkuru nziza ariko ukuntu bagemu sivuga ngo Burundi babupinagaze so my interest gusa ndareba imikorere yabo geri intangaza mu gitondo cya kare bati tuvuye hano ahubwo tubahera amafaranga miliyoni 400 basinyana amasezerano byihutirwa abantu batise ko mubikoze kandi uburenganzira bwa muntu butari byagira twebwe bati ibyo twabibonye ahubwo baravuga bo ntago bavanyeho sanctions ngo ahubwo bavanyeho siza akazina bakoresheje sanctions ngo zo zakomeje ngo ibyo bavanyeho ngo ni restrictions urumva amazina bafite amazina bagenda bakavuga kugira ngo mwebwe rubanda mukomeze murangare so bamaze no kubikora ikintu cyantangaje nuko abanyamerika babikoze ngo n'uburayi bwahise bubikora none se uburayi European Union na America bose bavuga kimwe umunsi umwe nuko ari bamwe ryo kuba controllinga n'umwe ryo dora tubabwira abantu babyumve so niyo mpamvu twa abanyafrika twakaba manipulated by those people no bashyigikiye barakubeshya baragushyigikiye today tomorrow they are going to drop you like a hot potato bazakujuwe nk'ikijumba gishyushye mu ntoki Pastor reka tuve muri ibyo bya Kongo twigire mu Burayi mu Burayi bungu kiri kuvugwa cyane ni COVID-19 abanyakanada n'abafaransa bari kwita baringa bakavuga bati bari gukora n'imyigaragambyo iri gukoreshwa imodoka zifunga imihanda abaturage bati ntidushaka kumva ijambo icyorezo cyangwa kumva COVID-19 turashaka ubwisanzure bwuzuye babyise freedom convoy
biriya bakora they are fighting a war but they will never win it. Bariya ni abaturage bashobora gukora ibyo bakora ariko ntabwo bashobora gutuma bariya ibyo bashaka gukora batabigeraho. Icya mbere icyari kigamijwe muri covid abantu babyumve nuko abantu bacu batajya bumva icyari kigamijwe muri covid ni inkingo. Rero si inkingo ntibamaze kuzitera abantu ni kimwe mu byari bigamijwe nuko abantu baterwa inkingo kandi izo nkingo twarazitewe. Ibyo wabikuye he? Icyo aho nabikuye nuko bakora ziriya za virus ubwayo barayiremye bamaze kuyirema bayohera mu bantu. It's not natural. Yego. Kuyohera mu bantu ntabwo byari impanuka kuko ntaho nigeze numva yuko badimitinga yuko habaye impanuka. Yego. Ahubwo babeshyuye ubucurama n'ibindi bintu nk'ibyo byo mu nyanja. Ibyo mu nyanja bashaka no kubiprovinga byarananiranye. Isi yose igwa muri icyo cyorezo. Amakuru ufite nuko hari impamvu ebyiri. Icya mbere ni ukugusha ubukungu bw'isi kandi icyo bashyigezeho. Ubukungu bw'isi muri rusange? Hari icyo bita hari porogaramu yitwa the New World Economic Reset. Kuvugurura ubukungu imiterere y'ubukungu bw'isi. Yego. Ubwo kugira ngo rero bivugurure hagomba kugusha ubukungu ibihugu byinshi bikajya mu bukene cyangwa no mu myenda myinshi. Kenshi bategura ibintu bakanabikora ariko rimwe n'ibintu babikore nk'uko babishaka 100%. Kuko nyine urumva ni intambara. Nabo bararwana kandi bararwana bashaka kwiyoberanya ngo be kugaragara. Nacyo ni ikintu gikomeye. Urarwana urica ibintu kandi ukarwana ukagira n'intambara yo kureba ngo ntumenyekana. Muri ibyo bikorwa byawe ntubifitemo uruhare. Ariko tumaze kubona ko ibyo bintu byo turabizi. Hari icyegeranyo cyashyirwa hagaragara n'uwitwaga Ettore Gotti Cedesi wari guverineri wa banki ya Vatican yemeza yuko COVID-19 yari a program yo kugusha kimwe muri byo kugusha ubukungu bw'isi. Ariko nanone kajyana n'iki kintu cyitwa nanone kijyanye na gahunda yitwa poisoning warfare. Yego. Yo kuroga abantu. Nayo kirimo ibi bintu by'inkingo. Kugira ngo muri izo ntambara zabo muri kuroga abantu habeho gahunda ikomeza yo kugira ngo sustaining icyo bita nyine iyo poisoning warfare, systematic poisoning warfare cyangwa uburyo bw'uruhererekane budasubwa bwo kwica abantu binyuze mu kubahumanya nayo ishyirwe mu bikorwa. Ibyo rero turacyabireba kandi byose byarakozwe. Bari abantu bigoragambya rero mu Burayi and whatever barabikora ariko ntibashobora kubihagarika nta nubwo bashobora kubirwanya by'iteka ryose. Arigaragambya yego barakora ibyo bakora yego ariko kugera ku ntsinzi ntibikunda. Ntabwo bazabuza abantu kubakingira. Abo bigaragambya benshi baranakingiwe n'ibyo bishinge barabitewe. Birashoboka yuko niba hari icyo bari bagamije muri ya gahunda twise systematic poisoning warfare naba hari icyo bakibashyizemo they cannot control it. Kuko numva ko mu byakoreshejwe ko abantu bavuga kino bintu bya covid bitandukanye n'izindi ndwara twabonye kuko ni ibintu in the medical fraternity mu baganga ubwabo n'abahanga muri biriya bintu ntibabyumvikana bamwe bavuga ibi niyo baduha amakuru yuko biriya bintu bakora muri biriya batera abantu harimo ibintu nk'ibi bizakora ibintu n'ibi bakabyana abandi bakabihakana twe tugahora turi muri ibyo bintu. Iyo abantu rero batangiye kujya impaka ari bo bitonda impuguke mu kintu twebwe abareba bakurikira tubura icyo dufata n'icyo tureka. So rero navuga yuko biriya bintu byo bakora nje ntabwo nabitaho igihe kuko ese bivuze iki ahubwo
n'abavuga yuko ari baringa byashoboka yuko ari ukuri ari baringa nyine kuko hari ababihakanya kandi b'abaganga hari n'abavuze ngo ntibakwiriye Dr. Robert Morane yaravuze yuko ari mu bantu batangirwa urukingo avuga ko kuzitera abana ari ukubica ariko bariya bakora inkingo baravuga ngo no ngo n'abana nibo batere ngo n'aba ngo barabivuguruye sinzi bagera gutera n'ababebe so ntabwo rero ugasanga ibintu myaka 5 ngira ngo ku myaka 5 ariko ikizagera abatere n'impinja kuko nizo ndabaza pastor irebye ubona covid ubundi itarimo irangira none sirangira ahubwo yaho iriho yabayeho yewe hari ibintu niba umuntu akubwiye undi akakubwira ibi wamenya ari ibiki ariko urebye uburukana yazanye n'uburyo ibihugu byayishyiragamo imbaraga naho bigeze ubu niba uravuga ko irimo irangira we umuntu yavuga icyo twavuga ntabwo ari covid twavuga ati umugambi watumye na covid icurwa watumye n'ibi byose bibaho n'iyi gahunda yo gushyiraho za lockdown n'ibiki ese umugambi wagezweho je niyo ndeba ntabwo ndeba ngo covid yavuye cyangwa yavuye wagezweho we katwemere wenda yuko bari abaganga ibyo bavuga hari mukuri izo ngingo baduteye se usibye kwizera amaraso ya Yesu nkatwa bizera gusa Kristo yuko ari we murengezi wacu ari cyo tubwira n'abandi bose kuko bano bantu ibyo bazadukora ntabwo tubizi niba nari muri izo ngingo bazadushora no mu ntambara nk'izo zo guhagurutsa abantu badafite credibility kandi bakaba bavuga ati mugende mu rwane none mwambare intwaro mujye kurwana kubera iki kuko hariya icyambere na mbere hariya niba hacitse intege zikaba igisirikare cy'igihugu kidahari bazifashisha out of desperation kuko babuze ipfuna ruguru ntacyo batazakora ngo bakifashishe mu byo bita kuzana amahoro cyangwa umutekano so rero ibyo byose ubwabyo biba bidukururira twese mu kaga kamwe so ni ikibazo gikomeye cyane pastor reka dusoreze ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nahoze mbona President Joe Biden arimo abwira abaturage b'abanyamerika bari muri Ukraine ngo nibaveyo kuko bavuga ko Uburusiya mu cyumweru gitaha no kuvuga guhera ejo ku wa mbere bazatera Ukraine iriya ntambara kugeza ubu urabona igishoboka cyangwa kuko amaze iminsi y'abiganiro hagati ya Putin na Macron amaze iminsi y'abiganiro hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Lavrov na mugenzi we wo mu bihugu bitandukanye mu Budage na hehe no mu Bwongereza baganira ukabona hari umwuka wo gucubya iriya ntambara urabona igishoboka iriya ntambara abo ngabo babirimo ba Lavrov ba Macron ba Biden yego ntabwo ba Putin ntabwo gahunda ari ukuyihagarika gahunda nibo barashaka iyo ntambara kwibaho nibo bayitegura nibo bafite gahunda yayo ni nabo batuma ibaho ntabwo rero bavaho ntabwo iri bubeho kandi kubaho kwayo kuri mu nyungu zabo ibyo byo bijyanye n'intego ya 9 dusanga intego ya 9 ya intego 21 za Illuminati iravuga ngo to cause by means of A limited wars in the advanced countries and B by means of starvation and diseases in the third world countries so that they get the death of 3 billion people by the year 2050 so no kuva rero gahunda hari ntabwo bari abagabo nkuko bambwiye bafite gahunda yo guhagarika intambara gahunda ahubwo nkuko tubibonye muri ingingo ya 9 barashaka gushya intambara igomba kubaho hifashishijwe intambara mu bihugu byateye imbere ibyo bihugu byateye imbere nkuko tumaze rero kubivuga izo ntambara zigomba kubaho kugira ngo wa mubare w'abantu bagomba gupfa mu myaka 30 iri imbere bagera kuri miliyari 3 ushobore kugerwaho ntabwo wagerwaho ibyo bitakozwe niyo mpamvu tuvuga ati ibinyibi bamwe bene wacu kubera ubujiji bita ngo ni conspiracy theories no these are facts ariko ziri mu ibanga kandi no zigomba gukurikizwa kugira ngo ibintu bigerweho ntabwo numva yuko iriya ntambara ishobora guhera kuvuga rero ngo uzaza next week ntabwo nabihakana ko bari abantu
babwiye Uganda baravuga ngo uzagabwaho ibitero, bigeze kubwira Kenya na Tanzania ko bazaterwa, byari Shabab, ibyo biraba. These guys ibintu suko ari abahanga ngo bazi kureba yuko ibintu bizaba, baba babiteguye bo ubwabo, kuko nawe bafite ubushobozi bureba ikintu kiri bube bakaye banabihagarika, bakaba bati turabagira inama bariya abantu bazatera mukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ahubwo bahita babwira bene wabo ngo nimuveyo aho hagiye kuba ibi ngibi, ngo ibyo bihugu mwe kuba mubigenderera, kandi bazi yuko twebwe tuba duteze amaboko ngo batugenderere kubera yuko ari ikibazo cy'ubukerarugendo. Ubwo biro ibibazo by'ubukerarugendo ko dushaka amafaranga yabo, tugatangira ko ahubwo kurwana intambara yo kuvuga ngo baratubeshera ngo dufite amahoro, ibyo bavuga ntibishobora kuba, kandi bamaze kubitegura bazi yuko bigomba kuba anytime. So rero turi muri confusion. Economic system yacu buryo iteye kuri ibyo. Twe dutegereje gutwara ikawa, dutegereje kubona ba mukerarugendo bava hariya bakaza bakatwangiriza abantu, bakazana ibibi byabo n'ubutinganyi n'iki, ngo dukore tubone ubufaranga batuzanira. Why? That's how niko setup imeze. Even our mindset, n'ubwenge bwacu ko dutekereza bamaze kubitwara muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo niyo mitekerereze, niyo myumvire, intellectual wacu wicaye hariya w'umuyobozi n'ibyo avuga, just echoes. Ni ukuvuga ngo ni nka nyiramubande, ibyo bavuze nibyo bisohokera muri we, kuko nta kindi gitekerezo kidafite. So ni ikibazo gikomeye. Rero icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo babivuze nta gitangaza cyaba kirimo, babivuze uko bizaba. Why? Nibo babiteguye, kuko Biden yavuze ngo aho kugira ngo bazaze gukora ubutabazi abantu bagenda hakiri kare aho kugira ngo ingabo za Amerika zizajye gukura abanyamerika muri Ukraine, byaba intambara ya 3 y'isi, nibibwirize bo baveyo. Ubwo rero byo no kuvuga yuko anything can burst. Kandi rero niza hariya mu Burayi ntabwo hazabura gushegeshwa, kandi ntabwo nibwira yuko mu by'ukuri NATO izahangana n'Uburusiya. Hari umuntu wambwiye sinari namenye ibyo ari byo, yuko Ubushinwa bwamaze gushyira in action, abantu bamaze ku preparing a force of 150,000 abasirikari 150,000 kugira ngo bitegure kwambuka bakajya gufasha Abarusiya. Urumva ibyo bintu abanyamerika ntabwo bahita n'abanyaburayi ntibapfa kubita igihugu bagiye guhagarara imbere y'Uburusiya ku resista. Nta nyungu babifitemo, bakwemera bagahara Ukraine bakayisira ibanga aho kugira ngo bajye kurwana n'Abarusiya. Kandi dukurikije amasezerano yakozwe mu gihe cya Gorbachev, biriya bihugu byose byahoze bigize Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, nta na kimwe muri byo kigomba kwiyongoza kikajya kwifatanya na NATO. Oya, iyo condition barayifite. Ushaka rero kunyura nayo mahame yabazanye ibibazo, kandi babitegura hakiri kare kugira ngo bizaza n'imvururu. Ukraine rero ko already nayo buriya Ukraine igendana n'inkintu navuga yuko ari ikibugura kizi. Yego. Ikibugura cyari inka ntigira amahoro. Kuko buriya Abarusiya bamaze gufata kariya gace kitwa kariya gace ko bigare bakita Crimea. Bamaze abo mu burasirazuba bwa Ukraine n'Abarusiya. Yego. Bashaka ako gace kugira ngo kimanyure ku Burusiya, kandi kuri Ukraine babandi nyine bakera, abasaza bakera bazi nayo mahame, bazi nayo masezerano. N'Abarusiya ubwabo ahubwo n'Abarusiya igice cyabo kiri muri Ukraine. Bashobora bo baratekereza ngo bagomba kwiyonkora bakava kuri Ukraine, kwicomokora kuri Ukraine bakifatanya n'Uburusiya cyangwa bakora igihugu cyabo kihari. Ngewe icyo ntekereza ikintu cyoroheje nuko Ukraine aho kugira ngo ihangane n'Abarusiya n'iki yakwemera igakora ibijyanye n'amasezerano bagiranye. Ntabwo you cannot go play about with the superpower. Niba baravuye kandi bashaka gukora ibyo bashaka, kandi wenda boshwa n'abariya muri kugira ngo bazane intambara, kikaba ari ikibazo. Gusa gihe cyo nzi nabo usanga n'abayobozi ahubwo ba Ukraine bafite interest yakagamba ni igihugu cyo bakigambanira kikajya mu ntambara. So ugasanga n'Uburayi kuko kwera iyi ngingo ugasanga bwijiye mu ntambara idasobanutse. Abantu benshi bagapfa, ubukungu bukagwa, kandi ubukungu bw'Uburayi bwaguye natwe ubwo nuko ariko baruhekeranye. Ugasanga kuko ubukungu bw'isi nyine buri intertwined, interdependent. Hariya niba hagize ibibazo ubwo natwe twabitugeraho.
kikaba ari ikibazo ndumva ari ukuntu yarangiza Pastor, kugwa kwa Ukraine cyangwa kwemera kwa Ukraine ko yajya mu by'Uburusiya buyisaba urabona ari ibintu byoroshye ushingiye no kuri abo bayishuka b'abanyaburayi n'abanyamerika bane. Oya, ntabwo byoroshye kuko impamvu igomba kugaragaza yuko ari igihugu cyigenga. Ubona ni umuzimu watwatatse. Turigenga kandi mutigenga ko nta wigenga. Jewe ku bwanjye ntabwo nakora ibintu byashotora none intambara ituma iba hariya. Ariko nkuko biri bari ari abarusiya ari abanyamerika ari NATO izo alliance zose nta yigenga. Bagomba gukora ibyo shebuja babasaba. Niyo basaba intambara kugira ngo buno bwicanyi bukomeze ko tubibona kugira ngo ba bantu bagomba gupfa bapfe ibyo bigomba gusohora. Ariko bitabayeho tuzashima Imana yo mu ijuru igira ubushobozi bwayo. Kandi nibyo twifuza yuko aba amahoro. Amahirwe cyangwa ibyago byo kubira ntambara yaba cyangwa ntibe birangana bite? Nige ndabona yuko kugira ngo bihagarare kuba ndumva bita ibyo byiringiro simbifite. Igomba kuba. Je ndumva igomba kuba. Kubera yuko ubwayo ubundi ubashije icyitera nti unakibona. Ariko barakwereka yuko bikomeye. Amanama biki byose. Abasirikare baza bakabarunda. Ibiki byose uretse barazana biki. Barabashyira ku nkiko z'igihugu. Kandi ukumva yuko n'ibindi bihugu nk'abashirwa n'ibiki ibyo ntambara barashaka kwigira. Buriya n'ikindi bibagiwe. Bari abasazi bo muri Korea nabo barabo barekereje. Iyo alliance bagomba kuyibamo. Korea ya ruguru. Aba North Korea. Noneho nkavuga ngo ibi ngibi tubiha Imana jewe barakubwira ati ntabwo dushaka gutera Ukraine. Nta mpamvu. Abo ni abarusiya. Ariko kandi ku rundi ruhande mwibanga bakavuga ati ariko twebwe ntabwo dushaka ikintu cyose gituma NATO itwegera. Expandinga cyangwa se ikarushaho kwagura imbago zayo. Itwegera ntabwo tubishaka. Ntabwo tuzarabyihanganira. Kandi bariya bavuga ati mushaka se gutera Ukraine bati ntabwo dushaka kuyitera. Kandi abasirikare bakabazana. Noneho ngo se kandi bariya bakavuga bati abanyaburayi bati Ukraine ni igihugu cyigenga. Kikwiriye gufata ibyemezo bigishaka cyakora nabo gishaka. Yego. Kandi nabagikoze gityo ya mahame avuga ntabwo twe dushaka NATO baba bayirengagije. Kandi barayisinye mu 1989. Yego. Ubwo rero ibyo nyibyo ni ukuvuga ngo ni ikibazo. Ntabwo kizabura kuzana ibyo. Ariko nkuko nakubwiye byose byagendaga bibaho na za Republika z'Abasoviete kugira ngo bazishwanyuze to Mikhail Gorbachev n'ababikoze. Harimo ako kantu yuko in future mu gihe kiri imbere bizazana akaga nk'aka turimo. Yes, ibyo nakubwiye. Pastor, reka dusoze ariko twanavuze ku ntambara ishoboka hagati y'u Rwanda, Uganda, Burundi, Congo kubera ADF, FDLR, M23, Rudurunana bira byose. Ibyago byo kubiyo ntambara cyangwa amahirwe yo kubiyo ntambara itaba arashoboka cyane nayo ntashoboka. Twebwe u Rwanda dushobora wenda kuba twashishika tukarinda imipaka yacu ariko sizi ibyo abayobozi baba batekereza. Oya, ariko president yavuze ko intambara niba tuzayisanga aho iri ntabwo izaza kuri territory yacu kuko yavuze ko u Rwanda ari igihugu gito ari ukuyisanga aho iri. Ariko bari harya bavuze ngo FDLR bayihaye intwaro kujya kufatanya na FARDC kurwanya M23. Nase M23 nti muri Congo. Yego. Okay, ubwo rero niba barashyize babahaye intwaro se kandi bakabambikana uniform zabo nkuko wambwiye ubwo wabataka ntiyabatsikare ntiyabaratse Congo ntiyabateye Congo nk'igihugu. Ubwo rero ni ikindi kibazo nicyo kibazo simbizi ibyo nuko byereka Imana kuko nta solution si yo wayikora biramutse bigenze bityo kuko nafashe igisirikare cya M23 ya FDLR bakaintegratinga mu gisirikare cy'igihugu. Urumva ubwacyo bwo u Rwanda baba baruteye baruga indirect baba baruprovoka u Rwanda kuko bariya n'abanzi kandi baba bahaye moral support yo kuba none natwe badutera cyangwa batu kozinga chaos cyangwa se batu harasinga for that matter. Ubwo rero simbizi bya politiki bigeze aho ngaho ugenda babwira yuko Yesu ari yo nzira nta gisubizo sijya avuga ngo rondira hari sijya avuga ngo ariko urumva iyo game ahubwo hareba ukuntu
dushobora kuba dushobora kuba na Kongo umuntu yayibwira ko dufitanye umubano mwiza nayo, sinzi iyo nzira n'aba bayireba, tukavuga atari ko bariya abantu muhaye imbunda n'abanzi. ariko Kongo isanzwe ibizi kuyibiyumvisha reiteration, kubishimangira. nta perezida wa Kongo ushobora kuza atazi ko FDLR iri hariya ari abantu u Rwanda rushaka ko bagaruka mu gihugu bagacibwa imanza, niba bacibwa imanza bagasubizwa mu buzima busanzwe, niba basubizwa mu buzima busanzwe. Ariko aho bagira icyo nakubwiye tugitangira cyangwa nkubwira buri gihe, uvuga ngo abo bose ntawigenga, kandi bari impamvu bahari n'imyaka yose nuko bafite ubari inyuma ubafasha, ubarengera muri byose, kandi ufite umugambi wo kuzabakoresha mu gihe bibaye ngombwa. But uwo ngo includes the Democratic Republic of Congo, uwo nawe arimo, kuko nawe arabizi ko ari abantu u Rwanda rumaze imyaka myinshi rushakira. No, ntabwo arimo, ntabwo Kongo ishobora kubaminga, rero izi ikibazo ko kimeze, ahubwo ushobora gutegekwa kubikora ariko bakabwira ko mubikore mwitwaje yuko mugiye kurwanya umwanzi, ariko kugira ngo abari hariya nabo tubateshe umutwe, abo mu Rwanda tubateshe wenda umutwe n'urugero, batangire habeho ibintu bimeze bityo. Turi mu isi mbi, icyo nicyo ushaka kugira ngo yaba abantu bumva uko ibintu isi turimo ni isi mbi cyane, dukeneye isi nshya. Niyo mpamvu Bibiliya iyita Babiloni. Nta kuri guhari, nta ibintu. Ese pastor, hari inzira ubona yo kwiyunga k'u Rwanda na Uganda ubundi? Bijya kwiyunga ukumva hajemo utuntu nk'utwo ngutwo, abantu bati imipaka yafunguye, abandi bati gufungura imipaka ibyo bintu murimo ntabwo ari byo. Ibintu bibona ute? Kakubwire rero, ikintu cyoroshye gishobora kuba cyabaho mu buzima cyunzi ni ukwiyunga kwa Uganda n'u Rwanda. Kubera iki cyoroshye? Nicyo cyoroshye kurusha ibindi byose, kubera impamvu ishingiye ku kintu cyo bita common interests, inyungu rusange. kuko threat ku Rwanda, threat ya system ya Uganda na threat y'u Rwanda baya ni bamwe, baburiya bafite the same enemy, they don't know. Ahubwo twebwe tubari nk'abantu basaze. Is that enemy? No, the enemy is historical. Iyo barwanyije na mbere hose system bariya bashaka kwimpozinga ku banyafrika. Urabona bariya twebwe hano haje mu kintu cyo bita izi forces z'u Rwanda iza kave ku gihe cya Idi Amin, by removing Amin Nyerere, baje abasirikare ba Tanzania baje nk'abakombozi kuvanaho icyo bita neo-colonial system. Iyo colonial system ni system ya gikolonize igaruka mu isura nshya. Yego. So niko twebwe dutangira, je nkiri muri ibyo bintu bya za revolution n'iki ko nabibayemo nuko twabibona. So Uganda Museveni yagiye mu ishyamba kurwanya, kwa ari kurwanya system yari yarakuri no kuvanaho igisirikare cyo bita neo-colonial, aricyo twita neo-colonial army. Aricyo cyari Milton Obote. Yes. Ariko igisirikare cyariho n'ubundi cyari gifitanye isano n'ibisirikare byagiye bisigwa n'abazungu. Yego. So Museveni defeated those forces because ari neo-colonial, they have colonial mentality. Noneho rero all the same bizana mu Rwanda muri ubwo buryo. Habyarimana's forces, even his regime yari neo-colonial in nature. Ubwo dukurikira kira theories z'into za revolution 86 90s. Yes. So ubwo rero ubu ngubu niba iyo alliance ariho tureba amateka yayo kwari ukuvanaho ubutegetsi bubi muri anti people. Hanyuma rero nabe izo anti people kandi nanone kurwanya anti people forces hari icyo bikora burya, bituma habaho kumeneka amaraso ko abantu benshi bari innocent no gusenya ubukungu. Ni nako byagenze. Nako byagenze. Ibyo bigasaba abantu bakoze ibyo bintu babakwiriye kuba gufatanya kugira ngo ya mahoro barwaniye abe sustainable. Yego. Yes. Kuko jewe nabaye muri Uganda, nabaye mu Rwanda simpanze, ariko mu Rwanda byahora narahumvaga na hano narahabaye, ariko genzi ko mbere ya NRM ba Museveni bafata buri kiragiye kuko igihugu cyari kimeze nari inkuzi. NRA. Yes. Uzigo jewe wagenda gutyo umuntu agahagarara imbere y'abantu afite imbunda ati zana amafaranga aho ngaho ngiye kunywa inzoga. Kumanywa yihangu. Ariko abantu bajya bumva neho ibintu bitandukanira. Umuntu harone nahangaha barabwira bati ku gisirikare cyariho umusirikare yarazaga bamusanga nk'inzoga bamure bakavuza gurandeba iki.
ahubwo ngo uri ingurube genda wivurugute hariya mu bitaka ukivuruguta mu mazi bukira we yebereye aho ngo yinywera inzoga n'inshuti ze baseka. Iyo situation sinzi impamvu abantu niyo twanga ibintu tubyanze ariko tujye kureba da lesi ivo icyo twita ikirushije ikindi kuba kibi. Noneho umuntu wari umusirikare kandi umusirikare w'igihugu arakurebye uko umuhuje amaso ngo urandeba iki kuko ndebye bibaye urubanza. Tujye tureba cengezi uko zimeze byose ziba zifite ikintu umuntu yakwa appreciate kamwe. Ntabwo mvuga nk'abantu ba sinshaka no bya politiki sinyambikunda no gutanga ibitekerezo by'ibyo bibera mu isi kuko isi igizwe n'abantu kandi biravuga ngo abisi bose bari mu mubi. Niyo mpamvu yuko nibwire ko abantu bose bagomba kuba free liberated bakajya muri Yesu Kristo. Aho ubundi isi ifite ibibazo ni ibintu bidutesha umutwe gusa. So ikibazo cyawe nicyo Uganda kwiyunga n'u Rwanda ikibazo cyanjye cyari icyo mbona cyoroheje kuruta ibindi. Ikibazo cyanjye cyari possibility yo kuba intambara yafata kano karere igacanishamo u Rwanda Uganda Congo. Nojye ndibwira yuko Uganda n'u Rwanda is there a possibility yo kuba byaba iyo ntambara? Oya ntabwo numva jewe yuko iyo yaba. Hari umugabo ejo bundi twaganiriye twaro kera Mihigo Daniel hanura ngo izaba ngo nta kabuzi intambara ya Uganda n'u Rwanda izaba. Ariko se bariya nabahanuzi cyangwa nabapfumu? I don't know. Nawe ngira mu kiganiro bakirebe bambwira. No biriya I don't know when izo ziragira gusa giye cyo ntekereza. Nakuwe ko bari abagabo bari bategeka isi. Yego. Bashobora guteranya umwana na nyina bakicana kandi ubu umwana na nyina ntacyo batandukanye. So rero nkatekereza ngo ubundi bashobora kubikora ko bafite ububasha. Sinzi nagwaye urugero ukuntu bateranyije Eritrea Rwanda Ethiopia abantu bagasha kandi ari abavandimwe bafitanye ibibazo bimwe bakamara imyaka myinshi ubu bakajya kwibuka amazi yararenze inkombe abantu barashize. Yego. So rero n'ibintu babikora hano batakora batashobora ko bafite intelligence network yabateranya abantu bakabeshya abantu bakabagira bate which means bakagushiraho rero gushoboka sira I don't rule it out kuko kubera bari abantu bategeka isu ko nta kintu badashobora cyane. Pastor reka dusoreze ahangaha ngira ngo twaganiriye byinshi bitandukanye. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza.